ni rwaruzamu ntugatuka no mu gikari urabona ari iki ubona afite ubwoba niko mbona nsobanurire ntabwo ari umusazi ni iki reka nibareke muganire n'umushyitsi uzamugaruka hano ugaruka hano ugaruka hano nta hantu nkuzi oya yewe ndabimuzi nawe rero urane kino kintu mwamuziranye amaso yanjye nawe ni ubwa mbere abonana arebana atamisi kuyuwe nani cyangwa waramubonye mu muhanda ari gusabiriza umunsi hepfo ari muri Kongo ariko wowe urabizi iki ngenga mbona wajya cyari kindi gisazi yesi umuntu nzi ko wambwiye kuzamuka none ukabumbiye tugere mu kazi kawe waba bandaze tuganire numva icyo gamije kugira ngo ajye kuzana ba murwayi wo mu mutwe urunuka noneho kandi uri inshuti nawe ngaho niba muri inshuti uzamugira inama kuri biriya byanwa bimusumba amugira inama reka ahubwo ntazongeye kuvugana nawe ahubwo se dupfana iki ufana ko ari zamuha bwira wanzaniye iki ngo umuntu w'inkumi nkawe ujya umuzanira ikivuga ya mashokora yawe ibyo bintu by'inkumi utari kumva ariko mukoreshe wawe nyine umuntu ufite umusheri ngaho ibaze ushaka ngo bakuzanire cyane ndi gucurereka ubwo butesi n'ubujyana ntamara kamwe njyewe nzajya mu rugo rwanjye ngiye kurutindamo akira ngase werekeze umukobwa nahise turarya iki mwenge mugiye kubibona ese umuntu mama ntari kwinjira mu nzu ku mafi wanze guteka urabaza iki none ugiye kubibaza mama none nawe mubaza si mama wanjye ariko manza iyo nawe musazi none ujye uvuga ngo zamuna musazi manza ari nawe musazi mama yinjiye none ntaheruka mu rugo ukagiranye na rurabuntu nikore tujye twubahana sarara ntunuruke birakureba uba ubundi uramukunda kumva numva wamuyagariye mukunda bigutwaye iki ko atari Christian wawe none cyakoze nanone nda nawe tumupfa twamupfa dute twamupfa ntabwo mwateguraga kupana icyuma imyenda nasize irunze mwubira cyane mama buriya wabonye itamera ntabwo izinze ese kubimesha bikanagwa sinayisize hari iriya myenda shatse nari nakubwiye ngo ariko wowe kuki utabikoze ariko ari njyewe nari ndi guteka reka mbwire ariko sha no kuzinga imyenda papa yarabyutse aramuhamagara nagaho yabwiye ngo ubikore we baragutuma nawe ukanuma ariko ari mu bindi nawe ibyo wabikora aba yari mu bindi oya nta bindi yari arimo nta bindi yari arimo kandi iyo bavuze chance ntago chance ahinduka Nicole nta nubwo bavuze Nicole ntago ahinduka chance niba bavuze rero Nicole ngo mama kuva yahaguruka hano hari ikintu na kimwe arakora kuse nitegeko nkora ikintu none se ku buryo utamufasha sha niba ari mu gikoni ntibanyuze turusho hano niba ari kukoropa ntabwo wajya mu gikoni niba ari mu bindi ntabwo wajya kuzinga imyenda ni ikibazo ni ngombwa nyine byanditseho izina ryo kandi ugomba kubikora reka mvuge ibyibura ko nuko gukoropa ari gukora mu mazi da kuzinga imyenda se uri bukore mu mazi ako uziko Nicole yigira marayika ubu rero urumva ugiye kwigira marayika hano imbere ya mama ukamwereka yuko ari njye mubi none mubyibure yaje nzikore natamamba ahubwo ngiye mwiterere story zashiri ukumva ese ariko Christian yaje na hano yego amaze kuza hano aje kukureba se mugabo ndakubwiye ngo yaraje ariko mama ni mwiza ngo ni mwiza umve ngo ni mwiza mbega ni umusore w'inzozi zanjye bya bindi nifuza mu musore byose bigiye muri Christian neza bumva umukunze ego nta nubwo ari ukumukunda cyane kuko njye nawe turakundana nawe aragukunda cyane umuntu ariko vuga umva mbese
yageze hano ntibari banavugana yaje aje kureba papa. ntabwo waretse nkavuga nyine reka nyibwire uku yasaze ntibaravugana nta kintu na kimwe Kristo aramuvugisha. ariko umva mugire chance niba umukunda kumva nyine muri wowe urimo ruragurumana uzabimubwira. Sibyo rata. Uzabimubwira uti ngiye naragukunze akwemereye cyangwa uhakanire cyane. hari igihe ushaka kumubwira nyine bigahura kandi nawe mba mbibona ko nk'undi iyo murebye reka uzabimubwirire uzatubora umubwira. Ngewe n'ubundi mba mbishaka kubimubwira se ukabuzwa n'iki? nyine urumva nagiye kumureba ku kazi ke nsanga nawe uhari. Mama Chance abwira umuhungu ko amukunda. Yego. Igitekerezo cyawe ntabwo kivuguruza. Ese umuntu w'umukobwa abwira umuhungu ko amukunda. Ariko ja igitekerezo cyane ibyo mvuze arashaka kubivuguruza. Uravuze ngo mumuvuza amafuti. Ese niko mvuze. Kandi uri kubivuguruza. Ubwo nyine avuze amafuti. Umubyeyi wakubyaye ibyo avuga ni amafuti. Wumvishe ukunda gutera. Ariko mama ubu ubona ukuntu Nicole agira agasuzuguro kandi bucece. Bibaze ko avuze ngo ibintu uvuze byose. Ubugiye ubusa. Uvuze amafuti. Twagira ko gutera. Uvuze ibintu uvuze ntabwo ari byo. Ibyo bintu ndabivuze. Reka nkubaze. Niba mvuze ngo azabwire umuhungu ko amukunda nawe uti mama Chance azabivuge abivuze yabi iki nta muntu wo kubivuga afite. Yegora. Cyangwa generation turimo gutegereza ko abahungu babitwibwirira. Nanzi ko nta mukobwa ubwira umuhungu ko amukunda. Niyo mpamvu urambye. Yabimubwiye abiki? Niyo mpamvu asaze hano atagira ngo agende kandi anduta. Bimubwiye abiki? Ntacyo ariko nyine mu muco nyarwanda nta mukobwa ubwira umuhungu ko amukunda. Byanditse he? Hari amategeko y'u Rwanda bigenga. Nese umuhungu we ko abwira umukobwa ngo ndagukunda. Umuhungu n'umukobwa si kimwe. Mbese kuba ikiragi. We nta mushere ufite. Ndeka zamu. Nibwirira hari ishere ufite umukobwa wawe. Siyo mpamvu nta nubwo yamenye ibyo ubashije kumubona reka yigerageze. Yegora. Turebe ikizavamo. Hari mujye mworoherana. Ubundi abakobwa banagerageza bisaba korohera. Rero mama ibi nicyo mpfa nawe. Ubu aratumbye agiye gutumba. Atumbishwa n'iki? Nawe se uwo Kristo uramukunda nawe Kristo uramukunda. Kuteranya bikumariye. Umva reka kubwira. Kristo ujye umureba wirebe. Umurebe urebe ku ruhande. Kristo wawe ariko si umukozi. Ujye ubyongera ko wanjye nyine. Ujye umureba urebe inyuma. Urebe ubimumye nawe. Namaze. Sumva mureke guterana amagambo ariko mureke guterana amagambo mubireke mutarinda munabivuga. Kwari uwawe se nyine hari uwagusabye hari uwagutwara. Uzikureka bamwipitisha imbere. Eke Ndi mu kazi. Icara. Mutane cyayi. Icara. Takubitinya kwicara. Icara nta kibazo. Nuko nabonye murumuna wawe azana. Murumuna wanjye mbese ntamumenyera wowe. Bon appétit. Niangeo. Sasa swache niende nje. Oyi mwenda ntari.
ngewe ndagushaka uriya murumuna wawe azanye induru. Aba yamureke ntabiri. Uzamumenyera bigenze bite? Ndago yumvikana. Ntabwo yumvikana ariko nyine ugomba kumenyera kubera ko niko ameze. Nikoza. None imbwa zirungu imbaraga. Uricara ku meza yanjye ugafata ibyo kurya. Aseni. Ninde muntu wakubwiye ngo cyangwa kumeza? Ni ikibazo ndi kwibaza. Wowe wakwicara ku meza amwe ntacyo bitwaye. Nikoza. Ndagari ngiye uzanye. Dore n'uwo wamuzanye mbese. Nani sonera cyane cyane ari ushaka kwicara no hasi. Nikore ni wendi kubaza zamu kuko ntago yinjije aha ngangwa ihibi bintu. Wowe ubwawe ntushaka gutekera utaya meza naya mama na papa nabo bayakoreraho nazamu turi ku meza amwe nge nazamu. Nyene wose ko yamuhaye no mu bikombe byacu. Mu bikombe papa mweramo n'isare. Acha mimi niende basi pardon. Uri Shasi. Shasi uraterura iki? Wewe uhandi wahashye. Haguruka sugenda khe. Isiza wowe wiroyo no gucara zimuka. Izi nabuze amafaranga zigura. Garuka utwara bino bintazi bya ninde usigarije hanga. Ninde udyimye isigazwa yawe. Wowe ubwawe witekere cyo usanga uro kucara muri izi ntebe. Amafaranga izina bijyana ubisubize mu gikoni. Wamara kagenda ajya kurya. Mama nagarira kusane turiraho. Kona sore. Kandi ni wowe dusuzuguza no muzamba. Ahubwo ntugisoni wowe ubisazi n'ivumbi. Zama hano barizwa ni ku marembo. Ntagomba kurenga ku marembo mugira no muri salon imbere. Ibyo ntabwo byemana n'ikindi gihe. Na niko yunguye gushukara gushuka. Ahubwo bajye basohoka basangirire hari. Kuko nugena ntabwo azaguherekeza. Dore mbese. Ubwa mbere n'ubwanyuma nkubona muri salon yanjye. Jibarizwa ku marembo. Ugira inzu yawe nturambonamwo nagisiga kubona mu nzu yanjye. Hasoni uri korora ibiki? Abangaba so bavamo abajura. Uyu uramuzi? Narabimubwiye. Uyu uramuzi? Uri kumutambagiza inzu. Aka kanya ngiye muri salon, ejo uzamwinjiza mu cyumba, ejo mwinjiza ahandi atujagajage. Maze. Ntukorora ibibi. Izo se ni impuhwe. Izo mufite zishingiye kuki? Dupfana ko tumuhemba, tugapfana ko dukorera. Haraburari byara bifite. Ako nako geze ku rwego kuza wicyaye n'umugati kumeza hano. Izi ntebe zirahenda ameza arahenze. Naga ari ubwa mbere mama naga ari ubwa mbere. Ubu no mu byumba yageze kuri saramanje. Ari kumbesera. Angeze umusazi. No mu byumba yagezemo. Wibeshye umujyanayo. Gukora iki? Zibyo mwirwa we nawe mukora. Se wagira kakubeshya. Kuko mukurura nzibyo mwirwa mukora. Niba ufite kururu yawe nazamu. Wa mukobwa we. Mwari mumaze iminsi mwidegembya ntahari. Ubu naje rero ngo bahagurukire. Kandi hari ibyo ntazemera muri uru rugo. Zamu ni zamu. Wanyumvise? Zamu ni zamu ku marembo. Zamu ntagomba kurira ku isahane ngo nanjye mpindukire nyirireho. Zamu ntagomba kunywera ku gikombe ngo nanjye mpindukire nywereho. Ako nagasuzuguro. Kandi zamu ntago ari kunsuzugura. Ni nawe uri kumunsuzuguza nako. Ikindi gifundi munsi. Imusi ndabyihoreye ndabyirengagije. Ariko ninongera kukubona muri iri kosa ntabwo nzabyirengagiza. Ntabwo bijyanye. Abaye kirangiye. Mvuga cyane bakumva. Bijya kumamagara bamuhamagara gahoro. Ko mukora ibintu namwe ubwo mu mutwa ubona ibintu bishoboka. Ibaze sara ahingutse akamusanga muri sara. Isa kwicara nazama kwicara hari. Ese ko mugirira impuhwe wambwa kujya besanira myenda. Papa soko nta mutima.
Ngwiki? Mvushukura mzee mama. Ngo nguki? Papa nta mutima mubi. Twe ni imitima mibi. Ngo nguki? Hey, Avuze nguki? uravuze Yesu we. Avuze nguki? Ngugira umutima mubi. Ngo papa nta mutima mubagira. Aravuze ubwo ufite umutima mubi. Ndetse kubera Mama afite umutima mubi. Ari wowe. Ufite umutima mubi. Ari wowe Ngira umutima mubi. Wari uri hafi ku buryo yabyumva. Ngira umutima mubi. Ari kumbeshya. Nsubiza. Ngira umutima mubi. Ari kumbeshya. Subiza ariko ibyo bakubajije. Ariko mvuze ariko. Reba yese agigira marayika. Shama umuntu umwana no Yesu we. Nagira umutima mubi nareka. Icyo nkubwiye cyo ntabwo ariko mvuze. Wabivuga utabivuga icyo nkubwiye cyo ntuzongere kunsangiza n'abazana. Ntuzongere kugira ute? Umutima mubi. Ntuzongere kugira ute? Gusangiza n'abazana. Nundi munsi. Uru rugo ni urwanjye. Mugomba kugendera ku mategeko yanjye. Uwumva atayashoboye. Do. Umuryango n'uguriye. Umuryango urafunguye. Urukumva? Uriya muzamu ndamuhemba. Ashaka icyayi, agenda agure amata, agure isukari, agure amajyane azateka icyayi amwe. Uri se umuzamu mu cyayi ngo kugira ngo kudagira ati. Yego. Umuzamu mu cyayi n'umugati ngo kudagira. Reba mama muri kukubwira ibya buri iwabo yarakinywaga. Uriya muzamu iwabo yanywaga icyayi cyangwa cyo kukinywera ahangaha. Arashaka azajya anywa icyayi agasinzira aho kugira ngo arinde akirwa yisinziriye. Ntayi wacu wapfuye atyo. Ntayi wacu wasangiye n'abatindi ku meza. Uzabaze uzaperereze. Uzabaza aho mvuka. Uzabaze na so. Nta na rimwe nshobora kuvuga ikintu ngo akivuguruze. Wanyumvise? Wabyumvise neza. Nizere ko bitazongera. Haguruka. Ugenda ufatira sahani na kiriya gikombe. Nyumva neza. Ufatira sahani na kiriya gikombe. Ubikubishe vimu. Cyangwa ubijugunye muri puberi. N'imbaraga zazizwe. Igikombe zamunywera mu gikombe nanjye ngaruka nyweramo. Uciye hese. Dore mbese. Ushaka kujya kumureba se? Zenguruka aho ngaho muravuga. Zamashaka kubera murozi. We nkubitira urugi. Sezanka nubwo yabiriye. Nari kujya gute se kandi mbona na ule mama afite nuzi. Afite maane nyinshi cyane. Acha mimi nikwambie ukweli. Ngewe ndago nishaka ni kuteze bibazo. Sibyo? Ubera wowe ufite mutima nziza ariko uratuma nangewe banirukana. Sibyo? Ngewe namenyereye ubuzima bubi. Mimi niache niishe maisha yangu. Ngewe ndakibazo. Ndukaze unzanira bindu. Nakubuye ninjiye ya munzu ndago ndibugire mahoro. Sibyo? Uriya mama kama ni mama yako ngewe narinzi ni mubyeyi mwiza ariko afite maane kama ya mutoi wawe. Ngewe rero no nisitaendelea hivyo vraiment. Wewe niangalie nyine mba ngukoresheje amakosa ariko ntabwo nanzi ko na mama ari bubikoze. Nanjye nyine birantunguye ntabwo nanzi ko mama ari bubikoze. Ndiyo ufite mutima nziza lakini ngewe nanjye ushaka unikoreshe makosa. Urashaka babwire papa wawe aniyirukane kandi nakubuye nishaka amafaranga. Papa ntabwo yakwirukana. Papa ntabwo agira umutima mubi nkawe. Kandi nawe urabizi papa ntabwo ari umwana mubi warabibonye. Ahubwo nyine kubera ko baba bafite amahane menshi aburwa abigenza akanga kugira ngo babone ko atabashigikiye ariko nyine ntabwo erega nabo ntabwo bafite umutima mubi. Ahubwo sinzi uko ntabwo byagenze. Oya rero reka tubirekere hano. Sibyo? Kora unyitaho ni biza kandi nange ndabikushimira. Sibyo? Mimi sitaki poteza kazi yangu. Ngewe nije hano kushaka kazi. Rero ndago nemerewe kwicara hariya munzu.
Ile siku juzi uribuka ingene hari ya kusalama nje. Wabonye kuntu murumuna wawe yangize. Ngewe nago nemerewe nifite kazi yanje hano. Nibamo. Kama unataka niletee chakula niletee nje. Hapana munzu. Si ndio? Nzajya mukuzana hano hanze ariko nyine nanjye sinzi ko nabyagenze kwanza. Ntabwo ari ibintu byose mba mbyiteze. Nyine vraiment ndiumve ndikukubwira nabi ngewe ndikureba nange inyungu yanje. Ntabwo wambwira nabi ndabizi. Ntabwo wambwira nabi nta turi inshuti ntabwo wambwira nabi. Ahubwo wabiriye se. Ariko nifite kibazo yimwe nishaka kubaza. Uriya ni mama wawe munda cyangwa ni tantine yako? Zani mama wanjye. Yababyaye mwembi babiri? Yego. Niyo mpamvu uriya mutoyi wawe afite mahane. Uriya na mama wawe afite mahane nyinshi. Sinzi rero nimba turashoboka. Ariko ntabwo ariko yarasanzwe. Sinzi. Ntabwo ariko yarasanzwe. Atabaki hapa mwa hii nyumba araguma hano. Mungu wangu. Hisigira ubwoba. Ngewe sinzi ko n'ikiyaye nzongera kukibona. Nzakiguha bazadukubitana ariko nyine nzakiguha. Me ariko uje ubireka nimba ubonye arahari. Kuna sinyale ule mutumishi uriya mutoya uriya mukobwa akora amaso. Mubwire zamu sishaka kumwe nawe bakubwire nabi. Sindiye. Ngewe ntaribe niyo bambwira nabi nta kibazo. Kandi vraiment merci sana ndakushi. Ngewe ntabwo nijya nakibazo. Mwese urabwirwa? Oya nakyo ni nyweye amazi nyinshi nakibazo. Basi mukanya ndakwiyira iki? Merci sana. Kandi wihangane. Oya ndakibazo. kuko akazi kawe ni ukurya nta kintu wakora nta gihari noneho kuryama mu ntebe zica wagiye ujya mu buriri ukaryama ubona hano reba ukuntu hano mwahashyize reba ko hano ari nk'ahano kubera kuryama mu ntebe gusa ninjye wagize ko sinkunda iyo ntebe mbeshye ahubwo se mama buriya ari ibintu narose nijoro nijoro nagize ndibaza ko narose inkwano ubwe na Christine nahise mvuga ati nyamara ibintu byanjye Imana ibirimo wazikabije se sha zikabye rwose nawe ushyigikiye mwana wawe kuri pe ibaze nari kuruta ubukwe bwose ko bwatangiye ko bwanjye nabibonye twambaye twashanana ego none wasaga neza ubwo rero abona buri hafi ko watangiye kuburota bwagize umva dore gutya hari ku Imana ibintu biri mu bintu by'abantu nanjye byanjye birimo ndakubwiye ngo ubukwe bwari bwiza Christian ndeba ugatumva niwe mugore nasengeye ibihe byose mama ntakubeshye numvaga nashaka kubyuka mbega inzozi zari nziza uzi no kurota ukora ubukwe aya zikabye mu izina rya Yesu ufatira ibyo buryo rwose noneho ikintu gitangaje ibintu warose nanjye narabirose urose iki se nanjye narose nakoze ubukwe na Christine we nande
Christian nawe uramukunda? Ndamukunda ariko njye sinabimubwira. Yego ye. Sinabikubwiye. Uretse mugiye gukunda umusore umwe, mugiye gukunda umuhungu umwe mwembi muvukana. Niko rushatse kuri Ngiye ko njye ntabimubwira. Nye namubwira. Wowe ufite uburenganzira bwo gukunda Christian. Akiza hano si cyo kintu nakubwiye bwa mbere. Mama, ubu dutangiye kujya dushwana uzavuga ngo twashwana. Oya muhave muhamurashwana mupiki. None se wisakuza ngaho na dore ko byari hejuru. Ibintu byawe byose n'urusaku, reka nibarize niko. Wow, Christian uwo mugiye gupfa mugiye kujya wamuhariye murumuna wawe. Nikora. Mumuhariye nawe Imana izaguha. Mana yanjye nawe ucika chance. Reka maze kunsoza kuvuga. Umbarata mumuhariye nawe Imana izaguha wawe. Ibyo hari byo bitwaye cyangwa ibyo ntibyumvikana. Ubu ni mupfu musore muri iyi nzu namba tuzakizwa n'iki? Cyangwa tuzayihosha dute? Ahubwo se kandi nanjye wanamukunze mbere uwo gute wowe wamukunze? Kushaka ubwo gutwara ibintu bitari ibyawe n'ubwo Christian akuje mate. Ko mbere utamukundaga mbese? Oya harira umuto. Harira umwana nawe ngo tujye ku mafi dusenge Imana ikugenera wawe. Ikuzanira wawe. Ibyo gukunda umusore umwe ntabwo nabibashyigikira. Ntabwo nabibashyigikira. Nanjye twakwicana ahubwo. Ibyo byo kwicana n'ibyo ntakeneye, iyo ntambara nta wazayisifura nta n'uwazayihosha. Ibyo ntubireke dore hari ruyo. Niho umukunda niwe wanabimbwiye mbere. Ibyadore bije binyituraho hano. Ibyo ntaho byavugwa. Oya harira chance rwose. None se mama kubera ko we atamparira kandi ari we muto kandi njye ngomba gushaka mbere kubera ko ndi muto. Ndi mukuru. Ako niko uko byafashe indi ntera. Uzi ko byafashe indi ntera ahubwo ubigumanye igihe kirekire. Uzi ko bimaranye igihe. Ibi bintu. None se njye ankunze nabyanga njye sinabimubwira ariko ankunze njye nabyemera. None se kubera ko kucyumva ko yagukunda mbese. Buretse none se ntago chance wabimbwiye mbere. Akambwira ati mama Christian arankunda. Wowe ntubivuze nanga uko usanze umwana ari kunyibwira inzozi yarose. Nanjye ntabwo yavuze kwigana. Umva nkubwire niko. Njye ntabwo nzabimubwira. Umva nkubwire rero. Sibyo? Ndi hano nka mama wanyu. Umwanzuro mfashe icyo nemeje ugomba guharira